Inshuti bakundwa mwahisemo gukurikira ibiganiro byacu binyura kuri iyi channel ya EMTV, twongeye kubasuhuza. Shalom. Tubifurije gukomeza kunogerwa n'ibiganiro EMTV ikomeza kubategurira. Ikaze mu kiganiro tumenye Bibiliya cyangwa se soma Bibiliya. Uyu munsi tugiye gutangira igitabo cya mbere twita Itangiriro. Itangiriro risobanura ngo intangiriro, itangiriro ry'ibintu byose, itangiriro ry'ibinyabuzima, itangiriro ryo kuremwa kw'isi, itangiriro ryo kuremwa kw'ibinyabuzima byose ndetse n'ibindi byose bituye iyi si, ibyo tuzi n'ibyo tutazi, byose biboneka muri iki gitabo, uburyo byabayeho, uburyo Imana yabiremye. Iki gitabo kirimo amateka y'ubuzima bw'abakurambere barindwi badasanzwe, harimo Adamu, Henoki, Nowa, Aburahamu, Isaka, Yakobo ndetse na Yosefu. Itangiriro igice cya mbere. Imana irema isi n'ijuru n'ibirimo byose. Mbere na mbere Imana yaremye isi n'ijuru. Isi yari itagira ishusho, yariho ubusabusa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana agendagendaga hejuru y'amazi. Imana iravuga iti habeho umucyo, umucyo ubaho. Imana ibona umucyo ko ari mwiza. Imana itandukanya umucyo n'umwijima. Imana yita umucyo amanywa, umwijima wita ijoro. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa mbere. Imana iravuga iti habeho isanzure hagati y'amazi, rigabanye amazi n'andi mazi. Imana irema iryo sanzure, igabanya amazi yo mu ijuru n'isanzure ryo hejuru yaryo. Biba bityo. Imana yita iryo sanzure ijuru. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa kabiri. Imana iravuga iti amazi yo mu ijuru ateranire hamwe, ahumutse haboneke. Biba bityo. Imana yita ahumutse ubutaka, iteraniro ry'amazi ryita inyanja. Imana ibona ko ari byiza. Imana iravuga iti ubutaka bumeze ubwatsi, n'ibimera byose byera imbuto ku butaka, n'ibiti byerere imbuto ku butaka zirimo utubuto twabyo, igiti cyose cyera imbuto zikwiriye ubwoko bwacyo. Biba bityo. Ubutaka bumeze ubwatsi, ibimera byose byera imbuto zikwiriye amoko yabyo, n'ibiti byera imbuto zirimo utubuto twabyo zikwiriye amoko yabyo. Imana ibona ko ari byiza. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa gatatu. Imana iravuga iti mu isanzure ry'ijuru habeho ibiva bitandukanya amanywa n'ijoro, bibereho kuba ikimenyetso no kwerekana ibihe n'iminsi n'imyaka, bibereho kuvira mu isanzure ry'ijuru kugira ngo bivire isi. Biba bityo. Imana irema ibiva bibiri binini, ikiva kinini cyo gutegeka amanywa n'igito cyo gutegeka ijoro. Irema n'inyenyeri. Imana ibishyira mu isanzure ry'ijuru kugira ngo bivire isi kandi bitegeke amanywa n'ijoro, bitandukanye umucyo n'umwijima. Imana ibona ko ari byiza. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa kane. Imana iravuga iti amazi yuzuremo ibyigenza byinshi cyane bifite ubugingo, kandi inyoni n'ibisiga bigurukire mu isanzure ry'ijuru. Imana irema ibifi binini byo mu nyanja n'ibintu byose byigenza bifite ubugingo. Amazi biyuzuramo nk'uko amoko yabyo ari. Irema n'inyoni n'ibisiga byose nk'uko amoko yabyo ari. Imana ibona ko ari byiza. Imana iravuga iti mwororoke mugwire, mwuzure amazi yo mu nyanja, inyoni n'ibisiga byororoke mu isi. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa gatanu. Imana iravuga iti isi izane ibifite ubugingo, amatungo n'ibikururuka nk'uko amoko yabyo ari, n'inyamaswa zo mu isi nk'uko amoko yazo ari. Biba bityo. Imana irema inyamaswa zo mu isi nk'uko amoko yazo ari, n'amatungo nk'uko amoko yayo ari, n'ibiti byose bikururuka hasi nk'uko amoko yabyo ari. Imana ibona ko ari byiza. Imana iravuga iti tureme umuntu agire ishusho yacu, ase natwe, batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo y'isi yose n'ibiguruka hasi byose. Murongo wa 27. Imana irema umuntu
ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. 28. Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti mwororoke mugwire mwuzure isi, mwimenyereze ibiyirimo, mutwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. 29. Kandi Imana irababwira iti dore mbahaye ibimera byose byera imbuto biri mu isi yose, n'igiti cyose gifite imbuto zirimo utubuto twacyo bizaba ibyo kurya byanyu, kandi inyamaswa yose yo mu isi n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ikintu cyose gikururuka ku isi gifite ubugingo, bihaye ibimera bibisi byose ngo bibe ibyo kurya byabyo. Biba bityo. Imana ireba ibyo yaremye byose, nuko byari byiza cyane. Buragoroba buracya. Uwo ni umunsi wa 6. Itangiriro ibice 2. Imana yeza umunsi wa 7. Igice cya mbere haragira hati ijuru n'isi n'ibirimo byinshi byose birangira. Ijuru n'isi n'ibirimo, ijuru n'isi n'ibirimo byinshi byose birangira kuremwa. Ku munsi wa 7 Imana irangiza imirimo yakoze, iruhuka ku munsi wa 7 imirimo yayo yose yakoze. Imana iha umugisha umunsi wa 7, iraweza kuko ari wo Imana aruhukiyemo imirimo yayo yose. Imana ishyira Adamu muri Edeni. Uko niko kuremwa kw'ijuru n'isi ubwo yaremwaga. Ku munsi Uwiteka Imana yaremeyeho ijuru n'isi, kandi akatsi kose ko ku gasozi kari kataraba ku isi, n'ikimera cyose cyo mu gasozi cyari kitararuka, kuko Uwiteka Imana itaravuba imvura ku isi, kandi nta muntu wariho wo guhinga ubutaka. Ariko igihu cyavaga ku isi kigatosa ubutaka bwose. Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mwuka wo mu mazuru, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Uwiteka Imana ireba ingobyi muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba, ishyiramo umuntu yaremye. Uwiteka Imana imezamo igiti cyose cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa, imeza n'igiti cy'ubugingo hagati muri iyo ngobyi, imezamo n'igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi. Umugezi uturuka muri Edeni unetesha iyo ngobyi. Uwo mugezi uvamo uyigabanyamo 4. Umwe witwa Pishoni, ari wo ugose igihugu cyose cy'ihavira kirimo izahabu, kandi izahabu yo muri icyo gihugu ni nziza. Iyo niho hari ubushishi buva ku giti bwitwa budola n'amabuye yitwa shohamu. Undi witwa Gihoni, ari wo ugose igihugu cyose cy'Ikushi. Undi witwa Hidekelu, niwe uca imbere y'igihugu cyitwa Ashuri. Uwa 4 witwa Ufurate. Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo, ayirinde. Uwiteka Imana iramutegeka iti ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Imana irema Eva. Ku murongo wa 18 turi gusoma Itangiriro ibice 2. Kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko umuntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye
Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose, ibizanira uwo muntu ngo imenye uko abyita, kandi uko uwo muntu yise ikintu cyose gifite ubugingo aba ari ryo riba izina ryacyo. Uwo muntu yita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose uko, ariko umufasha umukwiriye yari ataraboneka. Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu ubuticura, arasinzira imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore, imushyira uwo muntu, aravuga ati uyu ni igufa ryo mu magufa yanjye, ni akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Icyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Kandi uwo mugabo n'umugore we bombi bari bambaye ubusa, ntibakorwe n'isoni. Amen. Naha turangirije gusoma uyu munsi. Dusomye itangira igice cya mbere ndetse n'itangiriro igice cya kabiri. Iyi pariti cyangwa se iki gice dusomye kitwibutsa iremwa ry'isi ndetse n'iremwa ry'ibiremwa byose n'ibinyabuzima kugeza ku muntu. Imana itugirire neza. Ntimuzacikwe n'ibiganiro byacu bikurikira. Shalom.